Pastor mwaramutse. Mwaramutse neza. Nshaka kukubwira ko nyine ntazagaruka muri urusengero rwawe. Kubera iki? Dore usanga bamwe bari ku matelefone, abandi barimo kuganira batitaye ku byo ijambo ry'Imana ririmo kuvuga, batari gukurikira amateraniro. Kubw'izo mpamvu rero njyewe ntabwo naje. Ngendagiye ntabwo nabishobora. Nisohotse ngusaba akana gato mbere yo kugenda. Nta kibazo. Fata ikirahure gishyiramo amazi uyuzuze. Uzenguruke urusengero rwose inshuro ebyiri kandi ntagire amazi ameneka. Sawa kambikore. Imwe, kabiri. Nabisoje Pastor. None reka nkubaze. Igihe wajyanaga ayo mazi, hari umuntu ugeze ubona arimo arasakuza mu rusengero? Ngo? Hari umuntu ugeze ubona ari kuri telefone ye? Ntago nari mbyitayeho kuko nari nitaye ku kirahure nari ndimo ntwara kugira ngo amazi atameneka. Urakoze cyane. Uko niko Imana ibishaka ko twitwara turi mu rusengero. Igihe barimo kwigisha ntuzite kukuri iruhande, ahubwo uzite ku cyo umwigisha w'ijambo azaba arimo arakubwira. Ibikorwa byose bizajya biba birimo birabera mu rusengero azajya aba ari iby'uha agaciro. Ntuzigere utuma umubano wawe n'Imana wangizwa n'uko witaye ku bindi bintu runaka biri kubera ku bandi bakristo ku ruhande. Uko abandi bakristo bafata Imana siko wowe ufata Imana. Kurikira umuhamagaro wawe, wikurikira uko abandi bitwara. Hanyuma se noneho ku cyumweru uzagaruka gusenga? Nzagaruka. Sawa, ugira umunsi mwiza.